Muraho neza nshuti za PPM Radio and TV, ndabasuhuza amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Ndagira tubazanye aka kabazo kagira gatya, tese abakubitanye amakofi ari babiri ninde uba ukubiswe? Iyo abantu bakubitanye amakofi ari babiri ninde uba ukubiswe? Bisobanura ngo iyo umuntu avuze undi n'undi akamuvuga ninde uba uvuzwe? Ni ukuvuga ngo bose baba bakubiswe, n'abasubizanya ari babiri ni ukuvuga ngo bose baba bavuganye. Gukubita, iyo ukubise umuntu, icyo si igisobanuro cy'ubutsinzi, kandi rya kofi umukubise tirikuraho yuko nawe wakubiswe, tirikuraho rya kofi ryakugezeho. Ni igisobanuro yuko nawe wakubiswe. Ari nayo mpamvu rero intambara zose ntabwo ari ngombwa kuzirwana, kuko ariyo urwana ugakubitwa. Nubwo wukubita ariko nawe utobuza yuko ikofi rikugeraho. Ari nayo mpamvu abakuru baca umugani ngo ntawe ukubita mu mazi atinya yuko amushabukira, ntawe uvuga undi atinya yuko azavugwa, ntawe ubeshyera undi atinya yuko nawe azabesherwa, ntawe urwanya undi atinya yuko nawe azarwanywa. Ni ukuvuga ngo ni turashobora kubyita ngo haba harimwo reciprocity, haba harimwo reciproca. Ni ukuvuga ngo iyo uvuga undi uba witeguye kuvugwa inshuro zirenga zibiri. Iyo ukubise undi uba witeguye gukubitwa inshuro zirenga zibiri. Iyo ubeshyera undi uba witeguye kubesherwa inshuro zirenga zibiri. Ari nayo mpamvu rero intambara zose atari ngombwa kuzirwana. Hari izimarwa n'ibihe. Igihe cyonyine ni igisobanuro cy'ibibazo biba bihari. Hari intambara zimarwa n'ibihe. Ukuvuze wese si ngombwa kumusubiza, kuko iyo umusubije uba wivuze kabiri. Hari igihe bitari ngombwa kumusubiza. Amagambo yose si ngombwa kuyasubiza. Hari amwe amagwa n'ibihe, hari amwe amagwa na silence. Kandi cyongeyeho intambara zose ntabwo ari ngombwa kuzirwana. Nazo hari izimarwa n'ibihe, hari n'izimarwa na silence. Kuko kurwana iyo kuza kuba igisubizo kw'ibibazo, abantu bose bokwize karateka, abantu bose bokwize box bakiga ingumi, abantu bose bokwize amasisiteme yo kurwana. Ariko nk'uko atari igisubizo, ari nayo mpamvu rero abantu bose batabyize. Hari intambara zimarwa na silence cyangwa se zikamarwa n'ibihe. Icyongeyeho, umuntu iyo akubeshyera hari igihe bitaba ngombwa kwisobanura, kuko akenshi iyo hari igihe wisobanura ugasanga wisuzuguje double, ahubwo ukareka ikinyoma kigakomeza kaba icya nyiracyo kandi kikanamusubirira, kuko message yose yitumwe ikabura nyirayo igarukira uwayanditse. Nako rero ibinyoma byinshi, amagambo menshi akuvugwaho atari ngombwa kuyasubiza, kuko aragenda akabura nyirayo. Iyo amubuze agarukira nyiri kuyahimba, kandi iyo amugarukiye amugarukaho n'inyungu, amugarukaho yungutse. Kuko uko agomeza kugenda niko akomeza kugenda yiyagravita, niko akomeza kugenda akura, niko akomeza kugenda yiyongera. Noneho yamara kubura uwo wayatumyeho akagarukira nyirayo yabaye menshi, bigatuma umubera umutwaro umurusha wenyine. Rero guceceka ni intwaro itsinda intambara nyinshi kandi itavunanye. Ari nayo mpamvu rero abaswa batazi guceceka.
ari nayo mpamvu rero abanyabwenge buke batazi guceceka. Nimba navuzwe ndavuga dabo, nimba nabeshewe ndabesha dabo, nimba narwanijwe ndarwana dabo. Ibyo bikora abapfapfa n'abaswa, ibyo bikora abapfapfa n'abaswa. Rero ariyo mpamvu rero tugomba gusaba Imana ubwenge bwo kumenya gutandukanya intambara, tukamenya amoko y'intambara aduteye, kugira ngo iyo wamenye intambara iguteye umenya no kuyirwana. Ariko iteka ryose iyo udasobanukiwe intambara iguteye tumenya no kuyirwana. Nicyo gihe usanga aho guceceka wahavuze ukaba urabizambije kuruta, ugasanga aho kuvuga wahacecetse ugasanga naho urabizambije kuruta, ugasanga aho ikofi naho wagize gute wacecetse ugasanga urabizambije. Usibye ko intambara zacu turwana, niko Pawulo yabivuze azandikira Abefeso, arababwira ngo intambara zacu turwana si kizabisi. Aho urwanije, aho urwanye ukarwana intambara ya gikristo, intambara yo mu mwuka, ugasanga wahavuze intambara, ugasanga wayitsinzwe. Ari nayo mpamvu umwanditsi yabyanditse aravuga ngo havumwe umuntu wima inkota ye amaraso, havumwe umuntu wima inkota ye amaraso. Haruguru ni bavuga ngo alaniwe mtu ambaye afanyaye kazi za Mungu kwa uregevu. Hepfo akavuga ngo havumwe umuntu wima inkota ye amaraso. Aho uvujije amaraso ugasanga niho uri kubemberereza, aho wo kubisiga ipfunsi ugasanga niho wacecetse. Icyo gihe intambara ukaba urayitsinzwe, kubera yuko utamenye ubwoko bw'intambara bwaguteye. Ni byiza gusobanukirwa ubwoko bw'intambara buguteye, ukamenya aya ni amagambo, kandi buri mbwa yose imotse si ngombwa kwikubita. Ukamenya iyi ni intambara isabwe guhaguruka no kuyiyama. Rero iyo ntambara iyo wayimenye uzuyirwana neza kandi ukayitsinda. Gutsinda intambara ni ukwisobanukirwa, ariko kurwana intambara utasobanukiwe, iyo ni intambwe imwe kandi intambwe nini yo kuyitsindwa. Rero bene data bagenzi tugana mu ijuru, Pawulo yaravuze ngo narwanye intambara nziza, narinzi ibyo kwizera, igisigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo, ryo nasezeranijwe n'umukiza utabasha kubesha. Nyamara si je jenyine, ngo n'abarya bose bategereje kuzaboneka kwe bose. Rero turi mu ntambara, turimo turarwana. Ari nayo mpamvu rero usigaye ubona abantu ko barasubizanya ku media kubera yuko batamenye intambara yabateye. Nimba umuntu akuvuze ukihutiraho gusubiza, nimba umuntu agututse ukihutiraho gusubiza, nimba umuntu akubesheye ukihutiraho gusubiza, ntumenye intambara yaguteye, bityo bikagaragara nawe uri gito kandi nyamara urengana, bikagaragara uri gito nyamara urengana. Nimba twarapfanye na Kristo tugomba kubabazwanywa nawe, kandi tugomba nimba twaranazukanywe nawe, ni ukuvuga ngo tugomba gusangira ubuzima na Kristo. Kristo yararenganye, nawe mera urengane. Kristo yaravuzwe araceceka, nawe mera uceceke. Kristo yarabeshewe, emera nawe ubeshewe uceceke. Ariko utaritse gukosora amakosa. Komeza ukosore, komeza wigisha abantu, ukosoke, udakosoka uwo ntuzamubazwa. Umenye gusa intambara uhagazemo n'intambara ukurwana, nicyo gisobanuro cyonyine cy'ubutsinzi bwawe. Nibyo bizatuma utajya ku social media wisobanura, nicyo kizatuma utaja ku mbuga wisobanura, kuko uzi ubwoko bw'intambara uri kurwana, kandi ni wabumenya uzatsinda. Rero bene data, tube abanyabwenge mu ntambara turwana, tube abanyabwenge mu bibazo duhura nabyo, tube abanyabwenge mu mwijima w'icuraburindi rimwe na rimwe twinjiramo, tube abanyabwenge bo kumenya kugenda mu butayu rimwe na rimwe twinjizwamo n'abantu, rimwe na rimwe twinjizwamo n'ibihe, rimwe na rimwe twisangamo. Uko niko kumenya gutsinda intambara. Ijambo ry'Imana ribafashe kandi ribagirire neza. Amen. Nimura n'ibibazo unyigisha gutuza.
nyigisha ubwenge uncisha ukubiri n'ibituma nkugayisha mu ruhande rwawe mbariho nguma numva umugisha Yesu jya unyibutsa gushima nimpura n'ibibazo unyigishe gutuza nyigisha ubwenge uncisha ukubiri n'ibituma nkugayisha mu ruhande rwawe mbariho nguma umpe gutuza mwami wanjye muri iyi si yuzuyemo imivurungano no mu gihe mpiriwe nkabona ibinezeza mukiza undinde gusamara mpore nkubahisha numva umugisha Yesu jya unyibutsa gushima nimpura n'ibibazo nyigishe gutuza nyigisha ubwenge uncisha ukubiri n'ibituma nkugayisha mu ruhande rwawe mbariho nguma numva umugisha Yesu jya unyibutsa gushima nimpura n'ibibazo nyigishe gutuza nyigisha ubwenge uncisha ukubiri n'ibituma nkugayisha mu ruhande rwawe mbariho nguma nyigisha ubwenge uncisha ukubiri n'ibituma nkugayisha mu ruhande rwawe mbariho nguma nimpura n'ibibazo unyigisha gutuza nyigisha ubwenge uncisha ukubiri n'ibituma nkugayisha mu ruhande rwawe